Murakoze nibyo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje mu buryo bwa burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu na y'abadepite. Hano muri studio ndi kumwe na Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora. Natereye ijisho mu mwatangaje ku mbuga nkoranyambaga. Mbere na mbere kuki mwahisemo gukoresha imbuga nkoranyambaga kandi ibindi byose mwarabitangaje hifashishijwe ibitangazamakuru bya RBA? Murakoze. Ibyo byanyuze ku mbuga nkoranyambaga nibyo twabanje gutangaza. Hano rero turi kuri RBA n'ubundi niyo twakoresheje, kandi hari n'ibindi byanyuze ku mbuga nkoranyambaga za komisiyo y'amatora. Uburyo rero twakoresheje n'ubundi nibwo twakoresheje, niyo mpamvu ndi hano kugira ngo muri make twongere tuganire ku byo twatangaje. Murakoze. Imbuga nkoranyambaga zirihuta yenda niho mwahereye, ariko twinjiye neza nyirizina abantu bari baherutse kubona iby'agateganyo mwatangaje byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu na y'abadepite. Natereye ijisho mbona nta cyahindutse ku bya burundu mwatangaje, nibyo? N'ubundi buriya niko biba bimeze. Muzi ko twatangaje ibyavuye mu matora ku inshuro eshatu. Inshuro ya mbere yari ukwerekana iby'ibanze cyangwa icyerekezo ku bijyanye n'ibiva mu matora. Mu by'ukuri byo ntago byari iby'agateganyo, nta nubwo byari na burundu. Twakurikijeho rero gutangaza iby'agateganyo, nibyo biteganywa n'itegeko. Ubu rero tukaba uyu munsi twatangaje ibya burundu. Mu by'ukuri iby'agateganyo n'ibya burundu n'ubundi nta kinyuranyo kirimo, nuko gusa amategeko ariko abiteganya. Icyo twakoze rero ni ukugira ngo dukore iby'amategeko ateganya, kuko amategeko ateganya ko tugomba gutangaza by'agateganyo tugatangaza n'ibya burundu mu gihe runaka kigenwa n'itegeko. Nabonye uburyo mwatangaje, muravuga ko Paul Kagame watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi yakomeje kugira amajwi 99.18%. Dr. Frank Habineza wa Democratic Green Party 0.50%, hanyuma n'umukandida wigenga Mpayimana Philippe 0.32%. Nabonye n'intebe z'abadepite nta cyahindutse, muravuga ko FPR ari imyanya 37, hanyuma PR na PSD ni imyanya 5, hanyuma PDI, PS Mberakuri na Democratic Green Party of Rwanda imyanya 2. Umukandida wigenga we ntacyo yabonye. Ugutangaza imibare abantu bagiye, hari n'abagerageje kuba tubanza abantu batangiye kubyina mbere y'umuziki. Mutangaza iby'agateganyo, hari abatangiye gufata calculatrice babara imyanya abantu bagiye kubona mu nteko, ubwo bareba n'urutonde rwatanzwe batangira kwibaza nyine abagiye kwijyamo. Ubundi iyo mumaze kubitangaza burundu uyu munsi, biravuze ngo rwa rutonde nirwo rugiye gukurikizwa, harakurikiraho iki uyu mwanya? Wenda reka mbanze mvuge kuri ibyo by'agateganyo. Ubundi ntago byari bikwiye ko abantu bashingira ku by'agateganyo kugira ngo bahite babara imibare runaka, kubera ko uburyo dutangaje by'agateganyo niyo mpamvu n'itegeko ririho twongera tugasubira inyuma tukareba uburyo twabaza amajwi, uburyo twayahuje kuva ku rwego rw'ibiro by'itora kugera ku rwego rw'akarere kugera ku rwego rw'igihugu, ndetse ubwo twari dufite n'ikoranabuhanga twakoresheje kuva ku rwego rw'ibiro by'itora. Ikoranabuhanga ryoherezaga amajwi ku rwego rw'akarere kugera ku rwego rw'igihugu. Twagombaga guhuza rero ibiri mu mpapuro. Hari impapuro burya zikateganywa n'itegeko zuzuzwa zigasinywa n'abayoboye amatora ku biro by'itora, bigahuzwa n'ibyagiye byoherezwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Icyo rero ni igikorwa buriya cyakozwe. Ni nayo mpamvu abantu bagiye bibaza batari ko kubera iki imibare yari yatangajwe mbere mu cyerekezo isa nkaho yahindutse by'agateganyo. Ngira ngo aho naho byari ngombwa kubisobanura no kubisubiramo. Ubu byabaye ngombwa ko dusubiramo ibyo kugira ngo turebe koko niba imibare ihura. Hariho twasanze rero imibare iri mu ikoranabuhanga hari aho igenda inyurana gatoya no mu mibare iri ku mpapuro zasinywe. Tugendera ku mpapuro zasinywe kuko nizo mu by'ukuri ziteganywa n'itegeko. Ibyo wari uvuze rero twatangaje by'agateganyo nabigarutseho, nta cyahindutse hagati y'agateganyo na burundu, kuko twe twamaze gusuzuma ibyo bintu byose tujya gutangaza iby'agateganyo. Ahabaye ikinyuranyo ni hagati y'icyerekezo na burundu, kuko uwo mwanya wari urimo nyine wo kureba tugasubira. Mutangaza iby'ibanze mwari mumaze kubara 80% hafi, ngira ngo by'ama 78 birengaho. Ubwo birumvikana hari hakiri igice kinini kibindi twagomba kugenda dusuzuma
kugira ngo turebe ko imibare igenda ihura. Ibi rero twatangaje uyu munsi nibyo bya burundu nk'uko wari ubivuze, niko amategeko abiteganya. Ubu yaba perezida wa repubulika nk'uko wari ubivuze wabonye 99.18%, yaba Habineza Frank nk'uko wari ubivuze 0.5%, na Mpayimana Philippe 0.33%. Ayo niyo majwi babonye, niyo komisiyo y'amatora yatangaje. Ndetse n'imyanya mu nteko ishinga amategeko imitwe ya politiki ndetse n'abakandida bigenga babonye, byagaragaye ko FPR nk'uko mwabivuze ifite imyanya 37, PSD 5, PR 5, PDI 5, ibiri, PDI ni 2, Green Party 2 hamwe na abo muvuze babonye ibiri bagiye bagirane n'ibice. Mwaburungushe mute kugira ngo, kuko mwari mavuze ko kugira ngo n'umwanya mu nteko ari uko bifite amajwi 5 na amajwi 5%. Ariko yo tubara iyi myanya, hari nk'uko twabisobanuye, hari umubare fatizo tugenderaho. Uwo mubare fatizo ugenda ugabanywa n'umubare w'amajwi buri mukandida cyangwa buri mutwe wa politiki wabonye. Bigenderaho bigaragara ko mu rwego rw'imibare hari ibice bigenda biburaho cyangwa birengaho. Iyo tugeraho guhinduramo ayo majwi mu myanya, biba abantu, niyo mpamvu twite imyanya ijya mu nteko ishinga. Abatekereza ko hari nk'umutwe wa politiki wabahaho cyangwa uramukandida wigenga utagiye magize nka biriya bice mukabibahana. Keretse hari igihe birengaho, ariko muri uru rwego, muri iyi mibare, mu fatizo twagendeyeho, uwavuye muri iyi mibare ibyo byarengagaho ntabwo byari biriho. Rero iyo tuvuze 4.5% cyangwa 4.6%, ibyo iyo bihinduyemo imyanya, imyanya umwe cyangwa ibiri, ntabwo umuntu uvuga ngo ni umuntu umwe n'igice ugiye mu nteko ishinga amategeko. Niyo mpamvu n'aya majwi tuyegereza umubare nyawo, umubare w'imbumbe, hanyuma uwo mubare akaba arimo uvamo imyanya umutwe wa politiki wabonye. Niyo mpamvu rero nka hano ubona uriya mukandida wigenga wabonye ari amajwi angana kuriya, ari hasi ya 4 cyangwa na 5 batashoboye kubona. Ahubwo hari n'abibaza ku kimwirirwa mutoresha umukandida wigenga kugeza ubu, kuva byabaho nta numwe uratsindira umwanya mu nteko ishinga amategeko ari umukandida wigenga. Ntabwo ari twe tujya gushaka abakandida, ariko ni byiza. Ahubwo buriya hari umuntu wagira ari 5% ari birashoboka ashobora kuyabona, kandi ntibivuga ngo n'ubutayo kuzahazaba umukandida wigenga. Niyo mpamvu n'ubundi baza. Iyo baba bataza cyangwa biba bidashoboka ntabwo baba baza, ariko kuba baza nuko nabo babona bishoboka. Hanyuma rero ni ku nshuro ya 4 abanyarwanda batoye umukuru w'igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ni no ku nshuro ya 5 batoye abadepite. Amatora yo ni ubwa mbere ahujwe. Nkamwe mwisuzumye nka komisiyo y'igihugu y'amatora, munareba ibyo mwari mwateganyije, hari ingengo y'imari mwari mwateganije, hari abantu bari kubafasha, abakorera bushake, abandi bafatanya bikorwa n'indorerezi, hari ibyo bababwiye. Mwebwe vuga iki ku migendekere y'amatora ya 2024 munabihuje n'intambwe ya demokarasi igihugu kigenda gitera? Rwose biragaragara, kandi bikagaragarira uwari wese ubibona ko igihugu kigenda gitera intambwe ifatika igaragara. Nk'uko wari ubivuze, ni ku nshuro ya 4 dutora perezida wa repubulika, ni ku nshuro ya 5 dutora abadepite kuva muri 1994. Iyo urebye ibintu biranga amatora, buriya hari ibintu biranga amatora umuntu ahera avuga ngo amatora yagenze neza. Icya mbere, ubona abantu biyandikishije kuri lisiti y'itora, ubushake bw'abanyarwanda gutora. Twagiye tuvuga imibare iri hafi ya 1,800,000 birenga by'abaturage batoye bwa mbere. Kiriya ni ikintu gikomeye mu rwego rwa demokarasi, kuko kigaragaza ubushake bw'abantu kwishyiriraho ubuyobozi, cyane cyane noneho bano n'urubyiruko. Buriya iyo tuvuze icyo tuba tuvuga igihugu cyacu ejo bundi, kuko aba bantu batora nibo bagena nyine uburyo igihugu kiyoborwamo. Ni ikintu gikomeye rero. Ikindi tugenderaho ni abakandida. Iyo turebye umubare w'abakandida twabonye, umubare munini, ku buryo wasangaga umwanya umwe usa nkaho hatanirwa abantu bagera ku 10 mu badepite. Ni ikintu gikomeye.
ariko no ku mwanya wa perezida wa repubulika dutora perezida wa repubulika umwe ariko twari dufite abakandida batatu. Buriya nacyo ni ikintu cyiza kigaragaza itora ryiza kandi rigaragaza demokarasi, ku buryo haba hafunguye ushaka wese kwiyamamaza akaba yakwiyamamaza. Igikorwa cyo kwiyamamaza uburyo cyagenze, uburyo abakandida biyamamaje, uburyo bubahirije amategeko, uburyo abaturage bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza, nta kuvunda, nta gushyamirana, nta gutukana, birabyerekana ubukure muri demokarasi. Hanyuma rero wareba ubwitabire mu matora bugera kuri 98.20%. Abantu bariyandikishije ariko baranatora. Birashoboka ko umuntu yakwiyandikisha ariko ntatore. Hano rero bariyandikishije baratora kuri 98%. Ariko muri diaspora niho ubwitabire yego njya 95% niba ntibeshya. Nabo rwose dushimire nabo muri diaspora cyane. Wenda tugaruke kuri diaspora, wenda sinari nabivuzeho. Ubu twari dufite ibihumbi 77 by'abayandikishije kuri lisiti y'itora. Mu 2018 bari ibihumbi 46, biyongereho hafi ibihumbi 30. So ibyo navugaga by'ubushake ntabwo biri mu gihugu gusa, ahubwo buri no hanze y'u Rwanda. Navuze no bwitabire y'abanyarwanda bitabiriye kuri 98.20%, bigaragaza ko n'ubuyobozi buvuyemo nabwo ari ubw'abaturage. Wenda sigaranye umunota umwe cyangwa ibiri, hari ibitekerezo mwagejejweho n'indorerezi bababwira uko babonye amatora, hari ibyo mwisuzumye ubwanyu, nahe masomo umuntu yavuga ko abanyarwanda bavanye mu matora 2024 azanafasha no mu gutegura andi matora azakurikiraho? Twabonye indorerezi nyinshi nk'uko bivuze, zaba izo mu Rwanda, zaba izo mu mahanga, kandi nk'uko mwabibonye nyinshi zamaze kugaragaza ibyibanze mu byo zabonye zikurikirana amatora. Amasomo ni uko tugomba gukomeza ibyiza izo ndorerezi zagaragaje ubwitabire, zagaragaje gutora mu mutuzo, mu mutekano, zagaragaje gutorera ahantu hasa neza, hatunganye kandi hakozwe n'abanyarwanda, abanyarwanda ubwo ari bo babikoze, zagaragaje ibijyanye no kwigisha abaturage, kubakangurira iby'amatora, ko hagombye kujyamo izindi mbaraga. Ibyo natwe turabizi kandi icyo ni isomo twagaragaza ko n'ibya lisite y'itora n'imigereka. Lisite y'itora, imigereka, muri ku buryo lisite y'itora twayitunganyije, ariko biza kugaragara ko hari abantu benshi ku munsi w'itora baje gutora, bikaba ngombwa ko twemera ko bajya kuri lisite y'itora. Ariya ni amasomo twafashe turushaho gukangurira abaturage. Ikoranabuhanga ryo kwimura niryo rifite ikibazo cyane, abantu bafite ikibazo? Ntabwo navuga ko ikoranabuhanga cyangwa abantu bafite ikibazo. Ikoranabuhanga nta kibazo ryari rifite, kandi n'abantu navuga ko nta kibazo bari bafite, ahubwo ngira ngo hari abarangayeho gatoya igihe cyo gukosora. Kwanzura rero hari ababafashije kugira ngo iki gikorwa cyose kigende neza. Nko munota umwe mwabwira iki abanyarwanda ku migendekere y'aya matora n'icyerekezo igihugu kirimo kubaka cyangwa guteza imbere uburere mboneragihugu mu banyarwanda? Nabyo biri mu nshingano zacu. Nk'uko twabisohoye mu itangazo twasohoye, turashimira abantu bose, abanyarwanda bagize uruhare muri aya matora mu byiciro bitandukanye, baba abakandida, baba imitwe ya politike, baba abanyamakuru, baba inzego zishinzwe umutekano, izo ndorerezi wavugaga, abakorerabushake ba Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bakoze bitanga muri iriya minsi yose, baba indorerezi z'amatora, baba n'abandi bose. Turabashimira kubera ko amatora n'ay'igihugu, amatora ntabwo ari aya Komisiyo y'Amatora gusa, twebwe turayobora, ariko ubundi amatora n'ay'abanyarwanda. Turabasaba gukomerezaho kuko turimo turubaka igihugu cyacu, kandi amatora buriya ni ipfundo rikomeye mu bijyanye na demokarasi no kubaka imiyoborere myiza nayo ivamo amajyambere arambye. Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, twaganiraga ku migendekere y'amatora 2024. Uyu munsi Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatangaje ibya burundu byavuye mu matora mukuru w'igihugu n'ay'abadepite, nta cyahindutse ugereranyije n'iby'agateganyo byari byatangajwe. Reka rero tubashimire mwese mwakomeje kudukurikira. Fiston Felix Habineza nagusubiza ijambo.